na bari bagiye bari kamera ncanze bagiye natse ngo to lata do be fire ikaje genda ibe to lata do be fire Rasta wambwiye ko utanywa itabi utanywa inzoga ku kijyanye n'abagore uhagaze gute abagore rero abagore cyo ni nyinga kwereka inyama ibyo yeretse inyama nawe urabyumva nawe idakunda inyama sure burya twebwe abarasta ntabwo tujya tugira abagore wari mukuru nari mukuru njye nari mukuru kabisa winjiye mu gisirikari ku myaka ingahe ninjiye mu gisirikari 9 n'umunani ubwo wari ufite 18 ubwo ari 18 bari hafi 18 gutyo 18 ariko ubwo wari kadogore nari maze kuca kenshi Rasta yes usibye kuba waravutse ugakura ukajya mu gisirikari indi mirimo wakoze mu buzima bwawe busanzwe ni iyi mu buzima bwanjye busa abasajya dukora imirimo n'ababa nakoze imirimo myinshi Uganda naragiye inka nakoze ubuyedi nakoze mu nganda wakoze mu nganda bitaga Bidiko yego none Rasta umuziki nigeze kumva uvuga ku bijyanye n'umuziki umuziki wawinjiyemo ryari umaze mu gihe kingana umuziki ngubu navukiye Uganda nibwo tujya kwinjira umuziki neza ari ndimo nigeze gukorana na bandutiye ubwo ngubwo umuziki wanjye maze kwinjiramo mwinjiyemo neza mvuye nyine Uganda n'imyaka 3 imyaka 3 ufite experience Rasta inspiration y'umuziki uyikomora kuri ninde role model wawe wenda mwana ba Bob Marley nigeze kumvugaho na Lucky Dube kimwemera cyane nikatageza ngo iyo bwenge nko nanjye nabimwe ariko Bob Marley niwe muzi wo kuri wacu w'abarasta ariko rero Lucky Dube nawe yeza ngo iyo bwenge nanjye niwe yashatse gukurikiza ariko umuziki cyane cyane ukunda kuri Bob Marley ntabwo unywa kwitabi itabi ntabwo ndinywa inzoga ntabwo inyama ntabwo nzirya n'inzoga ntabwo ndinywa ngewe nakoze nari kuvuga ngo kubara cyase kunywa droga se kunywa that's crazy man Rasta yes ikijyanye n'inzoga n'itabi ntabwo ureba wapi ntabwo ndeba rwose sure ntabwo rigeze narabinywa inzoga narayinyweye itabi sinigeze narinywa sinzi ko rimeze ariko inzoga narayinyweye aha umbwiye ko Bob Marley ariwe ukuraho inspiration y'umuziki hari indirimbo ya Bob Marley waba Omaraso ya Goma ya Amerika nibyo yiragaraye nizagira kujya basha kuzibira cyane sigaradi Buffalo Soldier watagire Goma ya Amerika basajya bakayibaba Rasta none nukuvuga ngo indirimbo zawe still ziba ziri muri reggae ngo kuba Rasta sikunywa doroge kuba Rasta sikunywa ibiyobyabwenge wenjewe ndi Rasta nago ndi Babyloni Yezo hello bantu banje ni Jado Artist Official ubasuhuza hano ni kuri Jao TV show nk'ibisanzwe wowe umeze neza nagira ngo ushimire Imana wowe utameze neza kandi nkakubwira nti nta birenze nta byacitse nta kintu na kimwe kiba ku mwana w'umuntu atari plan y'Imana uyu munsi bishobora kuba bimeze nabi ejo bikamera neza uyu munsi bishobora kuba bimeze neza ejo bikamera nabi ni ups and down hasi hejuru hasi ubuzima nuko bwubatse ikiruta byose rero ni ukumenya uko witwara muri buri situation ugezemo muri ako kanya Rasta yes man ndagusuhuje cyane naye ndakukije kabisa wakwibwira abantu gute banyita Rasta Dube Fire n'ibisanzwe mukwakundi kabisa yego Rasta Dube Fire umuriro ayo mazina ni ay'ubuhanzi amazina yawe bwite nayahe amazina yanjye bwite banyita Twayigize Nasoni akaba ariko mfite irindi ndo muri Islam na Islam nyuma banyita Bashir
ubu baragusiramu ndo musiramu kabisa. Yego Bashiru. Yes. Hey. Okay. Anshuti bakunze bajyaho TV show rero tujya tugira content yitwa urukundo ruganza iteka mu bantu, tukagira iyindi yitwa Man vs Woman, tukagira indi yitwa inkirigito, ariko uyu munsi tugiye kuza muri urukundo ruganza iteka mu bantu turuhuza n'umuziki ndetse n'ubuzima busanzwe. Yes. Rasta. Yes man. Ubu amazina yawe yandi nago turi buyite wonge ndakoresha Rasta kuko niyo mazina nzi. Ntacyo bitwaye kabisa. Iryo zina ryamamaye. Rasta Duke fire umuriro musabye wa mani. Moto. Yatwika. Wa mani. Rasta. Yes. Wavukiye he, ukurira he? Background y'ubuzima bwawe ni yihe? Navukiye Kabarondo hano muri Nyabisenga. Yego. Mudugudu Nyabisenga. Kagani ka Kinzovu. Niho navukiye, niho nakuriye, nize y'amashuri kuva mu mbere kujya mu gatatu, ntabwo nabaye primaire. Ntabwo nigeze nyaragata cyane. Ubwo ngubwo nyuma y'ibyabaye mu gihugu mpita ninjira mu gisirikare. Cyenda na kane karangiye kubirangiye mvuyeho nyine nyuma yago njya mu gisirikare. Ubwo mva mu gisirikare mpita numvaga niguma mu gisirikare nazisanzura. Ko ngiye numvaga nshaka kuzaba umurasta mu buzima bwanjye. Umurasta. Nari kuze ndi aba Bob Mari barakigwe mbona ari abarasta b'abahanzi. Baje mvuga ko nzaba umurasta nkaba muhanzi. Yego. Najya numva yuko ari abasirikare. Nari mwatinza mu musirikare. Ubwo ngenda bipuraninga gutyo nyuma ngira ndabikora byose mbasha kugeraho. Mbona ko nzaba umurasta mu resta ndabibara. Ngeze nangira kunekeza ko ingoma. Yego. Navyo ndazikora ingoma ndazitangiye. Ubwo nuko nagiye nifuzaga no kujya mu Rwanda, njogera Rwanda, njagera abantu bahurira Rwanda. Tuko Uganda ni kuba imyaka 11 njagara kwiga Rwanda. Nagiye Uganda amara imyaka myinshi. Numva nzajya ndirimba no mu Kigande ndakiga. 11 nanjye zakinyigisha. Rasta Plasete. Rasta. Yes. Wavukiye Kabarondo, urahakurira, nyuma y'ibyabaye muri 94 mu Rwanda 94. Byabaye bifite imyaka ingahe? Nafite imyaka 13. Wari mukuru? Nari mukuru kabisa. Winjiye mu gisirikari ku myaka ingahe? Ninjiye mu gisirikari 98. Ubwo wari ufite 18. Ubwo ari 18. Hafi 18 gutyo. 18. Ariko ubwo ari kadogo rero? Nari maze kuca kenshi. Ariko cyakanye nabara muri kadogo kabisa. Nyabari ni nyinshi. Ninjiye nasho bakigenga none ko tangiriye. Igisirikare wagikoze imyaka ingahe? Igisirikare nabara ikinamo cyane imyaka 2. Mbashaka kujiva mu kunyanya. Cyo bivamo. Nawe ni koko numvaga mu bitekerezo cyangwa mu biroto byange njya kubera umujyansi nkabera umurasta. Numvaga ngo misigara za umurasta. Nawe bati ngomba kunshakisha uburyo bwose bushoboka ngumvemo nibera umurasta. Ubu ngiye abarasta nikunda ko ndi umurasta. Bikumva biramagije kuko bima amahoro. Ku buryo ubuzima nge mbuzi nzo ubuzima. Buryo yagiye mu gisirikare umenya ubuzima ukamenya n'ubwenge, ukamenya n'uburyo yitwara. None bivanze n'abarasta rero. Burya birakorera cyane. Birakorohera. Rasta. Yes. Usibye kuba waravutse ugakura ukajya mu gisirikare, indi mirimo wakoze mu buzima bwawe busanzwe ni yihe? Mu buzima bwanjye busa abasajya dukora imirimo n'ababa. Nakoze imirimo myinshi. Uganda naragiye inka. Nakoze ubuyedi. Nakoze mu nganda. Wakoze n'ubuyedi? Mu Uganda bitaga Bidiko nakozemo. Bidiko? Uruganda rukora amavuta? N'isabuni. Nakoze imirimo itandukanye irimo mingi tuberaho babo. Nyonyo ubulamu kizibo. Upfunde nyura akazi gabigoye no gushakisha. Yego. None Rasta. Umuziki nigeze kumva uvuga ku bijyanye n'umuziki. Umuziki wawinjiyemo ryari? Umazemo igihe kingana? Umuziki ngubu navukiye Uganda nibwo tujya kwinjira umuziki neza. Andirimo nigeze gukorana na bandutiye. Ndutiye no wohe? Bamwitaga nawe ni umusitari. Bamwita Ukrif twakoze indirimbo ariko yashyize amashusho ye. Hanyuma nza kujya Uganda nkora n'indi ndirimbo ebyiri ziza kubura burundu zimburaho. Ubwo ngubwo kuva ngeze inaho umuziki maze
aho ninjiye umuziki wanjye bwite mfite indirimbo 9 mfite video 5 yego ubwo ngubwo umuziki wanjye maze kwinjiramo mwinjiyemo neza mvuye nyine Uganda n'imyaka 3 imyaka 3 ufite experience Rasta inspiration y'umuziki uyikomora kuri ninde role model wawe wenda mu bantu Bob Marley nigeze kumvugaho na Lucky Dube kintu mwemera cyane nikatageza muri yeje bwenge nkuko nanjye nabimwe ariko Bob Marley muzo kuri wacu w'abarasta ariko rero Lucky Dube nawe yeza muri yeje bwenge nanjye nashatse gukurikiza ariko umuziki cyane cyane ukunda kuri Bob Marley ntabwo unywa kwitabi itabi ntabwo ndinywa inzoga ntabwo inyama ntabwo nzirya n'inzoga ntabwo nzinywa ngewe nakoze nari givanka kuba cyase kunywa dorogo se kunywa that's crazy man Rasta yes ikijyanye n'inzoga n'itabi ntabwo urebaho wapi ntabwo ndeba rwose sure ntabwo rigeze narabinywa inzoga narinyweye itabi sinigeze narinywa sinzi ko rimeze haka inzoga narinywe ndareka ufite indirimbo zawe 9 ukagira video 5 ubwo na audio enye aha umbwiye ko Bob Marley ari we ukuraho inspiration y'umuziki hari indirimbo ya Bob Marley waba Omalaso ya Amerika nijye yirangaraye nizagira kujya basha kuzibira cyane sinyaradika Buffalo Soldier batagire Omaya America Rasta none se nuko ngo indirimbo zawe still ziba ziri muri reggae afite indirimbo nakoze mu njyana ya reggae Lucky Dube bayitara iyo bikuze n'umuntu kujya yinjye mu cyabo niyo banza kwita witwa Lucky Dube fanyine ako yo nikoze nka reggae ya Lucky Dube kuyumva ni reggae kabisa andi nakoze Rayon Sport nayo iri mu njyana ya reggae ariko ntago ari reggae noya niko nayita ya Rayon Sport ndayifite nayo Rayon Sport nayo ndayifite indirimbo yayo nakoze na inshuti zanjye zamwe nzayikora indirimbo ya Sport ndayikora ariko nyine nabo n'ufana wa Rayon Sport mutabyumva gutyo ngende umufana waho bigiye ubwo urahita tubwira n'ikipe ufana nyine mu Rwanda ekipe y'umupira w'amaguru cyangwa se volleyball niba ari n'ibindi ufana uratubwira ikipe ufana yo mu Rwanda kenshi na kenshi ufana ikipe yo bita Indangarwa ni ikipe iri mu cyiciro cya kangahe iri mu cyiciro cya mbere n'ejo twakiriwe ku Stade Amahoro Rayon Sport yadutsinda y'abagore bitego 4-0 pole sana yatsinze kabisa turataha ariko ato nayo irazi twishyura yabaga yikubita nayo 4 ubwo yarabahoreye yadoreye kuko nta kundi twari turihanagura ariko nabo barababaye Rasta nigeze kumva warahimbye indirimbo y'Indahangarwa wadushyiriraho akapera Indangarwa ni ikipe yacu ikipe dukunda nako kongera ngo ndafata mu mutwe to ntabwo ngo biki mwese umuntu akubwa ati ndirimbira ku ndirimbo yawe indirimbo nabasha kwimbamo gakeya niyo natangireho gake cyane ko yitwa ngo iki ndashaka amafaranga njagaramba burire bacari si kurimba njagaramba gambe shaka amafaranga musoka munyenye sente munaye numara gufuna ku sente munafuna buri cyo mwagara cyo na muri nako ku sente munaye zinyuma nicyo cyo kazi wongarikira ntabwo cyabasha gufata uri na Uganda Uganda ndwaye umugorira burungi gusinga ndi kuba nyo baga no kurukuba bakunda no kurimba mvanga no mu Kinyarwanda cyacu kabisa ntacyo yabitwaye Uganda ugumva kurusha Ikinyarwanda ndakije nabizi ndavanga n'ikibazo kinakise ndavanga kabisa ndabivanga nk'umuntu wese mu ndirimbo 9 ufite indirimbo ukunda cyane kurusha izindi ni iyi yitwa ngo iki ni reggae gusa reggae ya Rasta niyo nkunda reggae niyo yanjye niyo nkunda cyane niyo mu gitaramo niyo mbanzaho reggae ubanzaho reggae ntabwo ndashaka kuri wayise reggae ntabwo yajya kuri tubo nimara gukora clip izabona izina aho razi riragiye ariko wadukubitiraho 30 ngo kuba Rasta sukunywa doroge
kubarasta sikunywa ibiyobyabwenge wenje ndi rasta nagondi Babiloni ko numva wibyemo utuntu twa Bob Marley nirege kabisa ni kwisa mu cyama avuga ati ni Lucky Dube waje cyangwa Bob Marley wakora bikora kwisa mu njyana ya Lucky Dube ya Bob Marley siyo iza mwako kantu ngo labari wagira yarantanze bata ngo to lata Dube fire genda to lata Dube fire Rasta wambwiye ko utanywa itabi utanywa inzoga ku kijyanye n'abagore uhagaze gute abagore abagore cyo ni nyunga kwereka inyama ibyo yeretse inyama nawe urabyumva ntabwo udakunda inyama sure burya twebwe abarasa ntabwo tugira abagore tugira abamama w'abana iyo ubyaye n'umugore aba ari mama w'umwana aho nimba uvuye hano ukajya i Kigali ugomba kurana n'umugore kuko abagore ni ibirabo by'Imana yashyizeho ngo bizarurwe n'abagabo wowe uzakanga turabyo ari twiza uzarebe no kuntu Imana yagiye ibarema yabaye amaribori ngo tubakuru ibintu biremewe burya yabaye amaribori kitaya yaduhaye ikayabagore ni ibirabyo ni ibintu byiza kabisa kandi ndabyo nta mutazikunda abarasta ntabwo mujye mugira abagore oya niko bimeze Lucky Dube yaje mu Rwanda amaze kugira umugore ngo ngira mama w'umwana none se ubu nta mugore ufite mubana mu rugo nk'umugore n'umugabo njyewe umugore mfite mama w'umwana mfite umwana mama w'umwana turamufite tuba tunakora mu kazi ariko abagore aho ngeze zose ndabasanga iyo mama w'umwana iyo abibonye atyo ntabwo bimutera confusion kabisa buryo rero umuntu akora icyo yumva kimushimishije akumva kimubabajije rero bimureba ngira abindi ntacyo mba najyanye hakundi bakora akanya Rasta uratangaje man arakamo Rasta umugore ntazagukubita umuhini man hako umugore agubita umuhini ngewe waramuzanye cyangwa yaranzanye kandi buryo rero kabwire uburyo n'umugabo ukubita umugore ngiye namugaye cyane uyu ukubita umugore ukubita ubukungu buryo zingo tubaye nazo zigira ingeso niba umugore wawe azingo ukunda abagore niyo bavuga baje kubakamya kari kiko ari ingeso yawe yitere no amenye nawe kizaza nawe zacyakira nawe ucyakire wowe bawe yanza okay Rasta kugeza ubuhanzi bwawe ubukora ugamije ko bukugeza hehe niye ntumbero ufite ku muziki wawe ku muziki wanjye nanjye Rasta ndawukora mukora numva nshaka kuzaba umurasta icyamamare kabisa ku binyamakuru kuki nicyo kintu numva nshaka cyane nagira amafaranga ikindi kintu numva nshaka kuzakora numva kabisa mbikoze njye nakubaka n'ibigo nkashyiramo abana mbega bipfubyi baba ku mihanda nkayigisha n'abana ibigo by'amashuri njyewe rwose mbaga umurasta numva ari intego yanjye ufite izo nzozi uba wumva zizayumvamo Rasta zizayumvamo cyane hari ukuba uzifite ariko no kuba uvuga uti izi ngizi zizaba impamo mba mbona nyine njyewe ndakubwira ngo njyewe ko mbitekereza mbishaka numva kabisa nkafashe Imana nibinyumviye byumve ikabinkora cyangwa nimba ari na Satani ibaho inyumva nayo byumve njye ndamutse nkafashe no gufata abana benshi nkabashyira mu wanjye hagati y'Imana na Satani se wizera ndi ukora ko buri byose yakera izera yagira mu kirabiri muri nala kimwe ndabona urabona kizabiri uvuga uti uzarusha undi ububasha niba amafaranga azava ku Mana ugazavuga ko udasimbize uzavuga ngo rero yamaye niba ariko Satani sinamya ko rero yamaye ubwo nanjye mugize abi Rasta ibi bintu by'amadini bibaho tuzi katolike isilamu adventiste anglikani n'ayandi wowe wemera irihe dini irihe dini rero ryo nemeramo gake njyewe nkunda idini ry'abasilamu ariko njyewe cyo mvuze gake iyo umurasta ukagenda ufite diredi babona ko bitemewe kandi ugasanga abana bari muri diredi bari mu bayisilamu ugasanga niwe wenda bakora kurusha twebwe
kandi bazana kuvuga babona bafite diredi harimo abayisilamu usanga barya haramu ariko abisilamu barimo amoko abiri abayisilamu n'abemeramana babandi bo bitwa ngo abayisilamu gusa bari kurya baramu bari kunywa inzoga ngo na diredi bafite njyewe utabirya utanabinywa n'abafite diredi bakanyibazaho ubwo ariko kenshi na kenshi nikundira abayisilamu Rasta hari niki kigeze kukubaho cyangwa se n'ubuhe buzima bigeze kubamo abantu bakagufata ko utari bitewe n'uko bari kukubona njye bitangiye kuba Rasta abantu babonaga ko Rasta nabaye nabi wabaye ibandi mu muryango nabaye mu Rasta ni ikirara nuko ari kimwe ngiye kujya gusaba guca mu irembo wabo umugore hanyuma banga kumerekiza ngo nago bagenda afite diredi nabite umusatsi umaze nk'umwaka nayo nyiri umwana ko baramu barasitwa muri make ndemera nkukura abantu babona kumerekeza ariko ubu ngubu niyo bambwira ngo ijoro ryashe ntabwo wabo ahubwo ari ikintu cyambabaje mu buzima ubwo umugore uvuga wari ugiye gusaba no guca mu irembo twabyaranye mama w'umwana musuhuze ndabizi ko ari butubone hano kuri Byaho TV show ndamushoje nawe ubwo nambona nuko namushoje Rasta yitwa Nduwamariya Immaculée okay ubwo banze kuguherekeza ngo derede ngo muraranga ibiki ubu zikuyeho nzikura ariko ubu naricujije ariko ubu warababariye oya ntabwo nawe bari baramenye bazi kubaka inzu umwaka bakayisenya umunsi umwe man warayuri Rasta kugira ngo wite kuri izi derede zawe bigutwara igishoro kingana gute ubu ngubu ngiye kumeshishamo ni ibiri bintwara ubundi mbere nibwo zantwaraga amafaranga ubu nta kintu bizintwara kigakumeshishamo bisanzwe ubwo umesheshamo buri gihe kingana iki tuvuge nimba nagiye mwakoze nk'akazi wenda nko kwahirira inka nshobora kujya nko kumeshishamo ukwezi nkameshishamo rimwe ariko nahira inka nshobora kumara kubera ko nkunda kuba harimo ingofero nshobora kumara nk'iminsi nyanjye nk'iminsi nk'ukwezi kurengaho biterwa mbega n'uburyo n'icyo nakoreyeho nta kindi reka